iminsi 2 nakubona wakubwira yewe tirana nari mukumbuye cyane bebe uraho sheri uraho neza urakomeye umeze gute nuko nari mukumbuye nanjye nuko nari mukumbuye ongera ngwe mu sheri uraho urakomeye uraho neza ntabwo utinze pe ntabwo mutinze miseshera ngo utwo nzamara iminsi 2 maze n'iminsi 2 yambereye nk'umwaka Tata. Ane. Ndabona imyenda yemereye nawe. Iyi myenda nanze kuyibika imeze uko nguko yuzuye kw'ibivumbi. Nimwe nambaye cyagiye njya mu cyaro. Nawe soko uzi. Suzana ntago nayibikira uzivumbira. Agatesa cyangwa akanicira hanga. Icaraho ntacyo. Nsha usikuntu kurara wenyine abyihorera. Byari bimaze kunyebera maze mperutse kuryama. Bigeze nijoro nyine ntago nibwaga ko ndyamye mu rugo. Ngira ngo sinzi ko nagiye kugufata ugiye kumva numva ni mama teta mfashe. Byihorera shiri. Uko nahise ngira n'isoni. Nunge amasaha yagiraga kujya kuryama. Nagera ara mu cyumba nkikuba nkakana. Iminsi 2 wagira ngo ni nk'imyaka 2 shiri. Ntago biba byoroshye rega. Shiri biba bigoye. Uzi ko nari mukumbuye. Ese mukuru ya mukecuru araharakomeye. Ana yanjye mukecuru araho naramushuje kumwe wabimbwiye ndamuhobera yewe. Bizara bimuha. Byose narabimuhaye. Ubwo nyine ameze neza ngo azadusura vuba. Asaza vuba. Cyane bya mukecuru. Ngo mu cyaro ngo Kigali niduhinga. Ngo azaza vuba hanga. Mwumvishe arabyemera. Ariko se mbwira. Ako ni namyishe we. Ya. Kucutse umugongo kazi. Wanza ari ukuja kugicanyo ha. Ndaje nigende. Ahubwo se mu matata. Akamwifuza gukubwira. Kambwire nta kibazo. Mumbeshye. Ya ntago nakukubizi ya ndwara ndayigira. Burani nk'iki nakora nikosa numbabaye. Teta kucyumbajije gutyo. None turi kuganira. Oya ariko se hari ikosa ushobora gukora narimwe ntashobora kukubabarira. Erega burya kubabarira nibyo bifite agaciro kurusha gusaba imbabazi. Kandi burya n'Imana idusaba kubabarira abantu bagiye badukosereza naho bo batadusaba imbabazi. Tugomba kubababarira. Ariko papa teta uzi kwicara mu rusengero ugatera za haleluya nini cyane. Wakebuka iruhande rwawe ukareba umuntu ikijisho turagapfa. Nta kibazo n'ukuri. Yakubye nibyo. Kaya cyangwa ukava mu rugo udisha umugore uharangiza ukajya haragugiye kubwiriza. Gusa ubwo waba ujya kuvuga ube butuma. Ntabwo n'ukuri. Ahubwo ngaho mbwira. Ni impamvu mbikubwiye. Reba nyine iminsi ishize maze iminsi nitwara nabi. Mwumva birankomanga ku mutima. Sibyo no kwibabariza umugore. Ariko n'Imana nibikunda. Ubundi zubwo Imana nayinezeza ni umugore wanjye atishimye. Sibyo se. Nafashe umwanzuro pe. Ndavuga ngo ndabusaba imbabazi. Uragusaba imbabazi nubwo abantu babyita ubugware ngo nta mugabo usaba imbabazi ariko jewe mbabarira ukuntu maze iminsi nitwara ntabwo bizongera. Papa teta ndakumva. Reka nkubwize ukuri. Nagira ngo nkumenyeshe ko burya ngewe nakubabariye kera utarasaba n'imbabazi kuko nari narakwitegereje. Muri iyi minsi ukuntu wari umeze nge nabonaga atari wowe. Nabonaga waratewe. Umuntu nakubabariye. Ahubwo se wafashe izihe ngamba? Nafashe ingamba zikomeye. Pe nabifatiye umwanzuro. Buriya ntabwo umuntu apfa kugwa gutyo. Ari ibintu abyutse ngo abigwemo. Bitangira gahoro dusuzugura ibintu. Ubu naho nabavuga ngo twariganye cyangwa turaturanye nka babagabo ba hano hirya y'abashoferi. Nta kwicarana nabo, nta gukurukana nabo, kabone nabo dukorana. Bura nabo mu nzu y'Imana ni byiza ko tuganira dusabana n'abantu. Ariko nkagira limit. Oya nabonye isomo. Ako reba nawe kugira ngo kiraho bankwesha ibintu bimeze kuri ibi. Niwo mwanzuro nafashe ntabwo bira bintu bizongera kumbaho.
ibyo uvuze ni ukuri pe reka nkubwire papa teta ibyo uvuze nibyo rwose pe cyane kandi subira wongere ube uwo waruriwe kera hanyuma ukorera Imana udashyize imbere amafaranga udashyize imbere izindi nyungu uharanire kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro udacuruje impano uzi ko wacuruzaga impano ukagira ngo ibyo rero urahanurira abantu n'ibyawe birabyo byari biteye isoni siko abantu nabo bari basigaye babivuga ngo bajya kuntumira bakavuga ati papa teta ni mu mwihorere ati ntabwo twabona amafaranga tumwishyura yanjye so yari ikabije nta muntu ahanuriraga rega atamenye niba uze hejuru y'ibihumbi 100 nose ntabibaga mvuga n'iki nawe sheri reka nkubwire Imana ikintu ikoze kirakomeye umwuka ukugendereye icyampa ngo Imana ikomeze igenderere n'abandi bantu uruhuye umutima wanjye bari basigaye bajojora bagushyira mu majwi ngo nawe uca amafaranga aho ndi nkiheba nkumva isoni mbashere nkubwire kora hangaha umwanzuro wafashe urakonje no wakigo yashaka utavuga ngo aho reka bura nkubwire umuntu wese muzi yafashe umwanya akajya ahantu hiherereye nawe ukibwiriza nkuko mbwiriza abandi yekora nanjye ngafata umwanya nagiye mu cyumba rwose bitekerezaho ndibwiriza uribwiriza ariko ndavuga ubu guhanura nishyuje ntirirwa mvuga ijambo ry'Imana ubundi byo njya guhanura umuntu n'ibyange ninje wabyubatse ni ngewe buri kibazo ntabwo abantu bibwiriza birirwa babwira abandi kandi bafashe umwanya wo kwibwiriza ubu rero ngewe nibwirije kandi ngiye guhinduka ubibona haba abantu bise ngo hagiye gushya kubanza hagiye gushya ngomba gushya ngomba guhinduka ikuzimu bakabimenya kandi nawe uzabibona none se mwebwe mwasigaye amahoro sheri Debora ntabwo yagufashe nabi ntabwo akwitishije inzara Debora Debo, urashaka iki cyumba cyane? Mbare gatatu nsohokeye mu cyumba Debo, genda. Rose Debo, ubu usanzwe utiraza. Uratinyuka kwinjira mu cyumba cya mukuru wawe ukaza mwa. Uzi ko mukuru wawe niyo yaba ashaje n'abari ariko n'umugore wanjye kandi ndamukunda. Mbare gatatu nsohokeye mu cyumba. Mbare gatatu nsohokeye mu cyumba cyane. Ariko seki ibintu muri koko satani mu. Ubu seki barakohereje uza kunyibambazaho hano. Njye ntabwo ndi babagabo bakurwa n'ikimero cy'abakobwa babafata uko bashaka. Mbare gatatu soka hano narafata inkoni po. Soka hano narafata inkoni. Tinyuka ukanjira mu cyumba soka hano narafata inkoni genda. Hani soni gusa. Akunda imoro. Soka. Mbare ntabwo ubona umuryango wakwinjiza soka. Cyakoze nawe pasiteri bavuze ko abandi barababuze. Uko narumira koko. Asekibi satani yamutirije ngo azi kunyibambaza hano muri koko. Uriya mwana agomba kumusengera. Akabona yuko abadayimoni weza musambana. Ngomba kumusengera. Guhera aka kanya. Iyo myuka mibi kuri nyina kuvamo. Debora koko. Debora yadufashe neza. Yatwitaye hano mu rugo. Nabonye ko yazanye n'umukozi w'umuhungu. Uwo mwana mwiza usenga n'imfura pe arasenga ukagira ngo ari mu mwuka. Arasenga pe. Senga cyane. Kugira ngo ari mu mwuka cyangwa aba urimo aho. Arasenga rwose ukagira ngo yageze muri ndi joro. Siko nanjye musanze hari hanze. Ngiye kugira ngo ni umujura. Nditegereza wewe nuko ariko sha aramvugishije nanjye numva ikintu cy'urukundo ntaza ahantu kivuye ubanza senga koko pe shiri uruzi n'ibindi kuri uriya mwana w'umuhungu uriya mwana ni imfubyi nazi nyina ariko arasenga ukagira ngo saa 9 z'ijoro inyoni zijya
kuvuga kubi ari mu mwuka ari gusenga akinginga Imana aringinga sheri aringinga pe aringinga yewe ko numva mugiriye impuhwe cyane koko sheri ndikumva mugiriye impuhwe nyinshi none se sheri waretse uriya mwana w'umuhungu tukamurera tukamusubiza no mu ishuri akiga ibyo ari byo byose buriya yarayacikirije tukamusubiza mu ishuri akiyigira ko wasanga Imana yazabiduhera umugisha Imana ntiyazabiduhendera mwe n'urukundo ufite uzi ko wagira ngo uvuye ku musozi w'amasengesho neza pe erega njye impuhwe burya ndazigira sheri ni ukuri ndazigira usibye ko nyine hari igihe umuntu aba afite ikintu kiboshye umutima nyine mani se sheri ni iki kiboshye umutima wasanga ari bya bindi byawe ngo wabuze urubyaro sheri reka mubwire urubyaro rutangwa n'Imana sibyo tuzagira igihe tubona urubyaro ubu bikomeza wizera Imana usenge igihe cyacu kirahari kizaza nibyo rega nibyo buriya Imana izaruduha ariko nyine sinabyo nari nshatse kuvuga ntabwo ari nk'ibyo nari nshatse kuvuga gusa nyine reka mpamvu nitera utuzi nawe itera utuzi ndaje nanjye tujye tuganira wari ucogeye mbanze ndangize ino zaburi nasomaga sawa byarambabaje nanjye ndisuzuma ndavuga kandi ikimbabaje iyi si yuzuye ubucabiranya bwa Satani ugira gutyo ukajya kunywa ikintu ugasanga ngo ni igisembeye kandi gisembuye iyi si yuzuyemo akaduruvayo kandi Satani ni umunyabwenge birasaba gushishoza ahubwo sheri uzigihoza ukambwira ngo wanyweye ngo harya ngo ya nzoga yitwa ngo iki ngo ni akarahure kamwe yarabyo nisuzumye nibwirije ndi mu cyumba ndigaya ndinenga nkajya numva nakwikubitishye ahubwo sheri mbabarira ngo uce mu ijambo uzi ko uvuze ijambo rikomeye abantu bajya kubwiriza batabanje kwibwira ntabwo bibwiriza yabaga abantu bibwirizaga nabo ukibwira mbega ijambo we kandi cyakora uhagurukanya amavuta noneho ahantu uzageje ntawe uzagutira aho wowe banzura ubu ngubu mese kuva warambabare nanagusabye imbabazi reka nkubwira birara mu mazi ndakugurira n'agafi nabishaka ndaguheka ku mugongo uri kubyumva erega ntukagire ikibazo uguze ejo bundi kandi ubutumwa bwa mbere bukwiye guhera hano ni ukuri nje nawe ahubwo ndahenda muhere zanira andi maso ako sheri reka nje wahereye uri mu kazi bajyaga bambwira ngo mbega umugabo ukijijwe shawe maze naba nibuka ukuntu mbura ku munigo wawe ariko ndashimira Imana sheri nanjye ndishimye ugomba kwishima reka ntabwo bizi ukuntu uruhuye umutima wanjye Dawidi we Dawidi karame mabuja ngwino hano ngo utume nakwitabye mabuja ngo genda ushake akamverope mu nzu ngo utume ku muhanda niba atari ibintu bipfunyika se wabinumye ko nabonye kubona amverope hano byangoye pe ndashaka kugutuma byeri kandi ukaza uyihishe ndashaka gutuma akabyeri gakonje inyota iranyishe kandi uzi uyihishe urabizi ukuntu bosi wawe asigaye ankanira akumawe uzi ko uvuze byeri nkahita nibuka inzozi maze iminsi nkurotaho na nimugoroba ndi gusenga ntazirotse kandi maze kuzirota iminsi 2 yose ishize kagira inkuru warose norira indege ahubwo narusura ahantu mu kibuga kinini cyane cyuzuyemo imbwa nyinshi cyane zakugose zirimo zikurigata hirya zengurutse abantu barimo baguseka ariko hirya hari umugabo wari wambaye imyenda yererana sinabashije kumenya uwo ari we so umugabo yambwiye ngo ugende ubwire Debora natareka ibyaha arimo ndetse n'ubusambanyi gahinduka ave mu byaha ngiye kumugaragaza mushyire ku karubanda rero witonde nzibaho wambwawe kwigira incyanutsi nta soni umva uzinga utwawe si gushaka hano ugende n'ubundi nijya guha akazi hano ese ko mutongana n'iki byabaye si imbwa yawe se akugize ate se Debo vumbura se ubwire nyoko buje ibyo umaze iminsi wigira ukoze iki none se ko ngewe nari mubwiye inzozi Imana yari imaze iminsi munyerekaho ugeze ahubwo butumwe Imana imaze iminsi magahita ndakarira irindi kosa nkoze koko
ariko izo nzozi zirirwa aririmba ko iyo mana yawe itarakwereka aho nyoko yagutaye, ko itarakwereka aho nyoko abara cyangwa aho sari. uvuze ngo iki Debo? Ngo nyina kumujugunya? Nyina yaramujugunye nyine ataryama ngo arote aho nyina aba cyangwa aho saba. ubuhenebere karu